ele ariko cyangwa kuri kuki usa na element ukaba nta ndirimbo nimwe ushobora kuba wari tombe nyine kuki dushobora tombe mama tombe sinavuga ibyo nazi kuko nawe urabizi bazana kago mbanze ngire vibe tombe nindi tutazi hari indirimbo akoranye na Debeni indirimbo yakoranye na Kevin Kade yitwa bahita mwiki Element indirimbo ze bwite nizo mumenye zo ku ruhande ziba ari support yagiye gutanga akuzi ko Element ari wo muhanzi wa mbere urenze mu gihugu cy'u Rwanda ari shuwa niwe wa mbere ari imbere abandi bose bakaza inyuma indirimbo eshanu tuzategura igitaramo muri Beka nibwo tuzabisobanukirwa Element nge nawe tuzategurana hanyuma kugaruka kwa Urban Boys babyakiriye nabyakire neza bari abahungu ndabemera kabisa Super Squad Urban Boys bari naba mbere naba kabiri kuri Element ngira indirimbo nibura ishobora kuri muzambere Urban Boys ishobora kuba yaratangiriyeho ni waba wibuka niba ubazi indirimbo ya mbere bahereyeho icyo genda naruruswende ariko ndayibuka bahereye ku ndirimbo bita Sindindyarya ntabwo batangiriye nyamara niyo yamenyekanye bahereyeho tukimenyana kera niwitaga ku mabwire wicika intege ngujye uruta bose niwo mwanzuro fana Rayon Sport mu Rwanda nta nindi kipe nindatsinze niba ubyibuka neza nindatsinze igitego cy'intsinzi icy'intsinzi mwana munyibutse okay Rayon Sport heruka gutwara ikihe gikombe UKEFA ere ndagusetse Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis, les amis de Simbi TV avec Oman de 7 TV. Pour tout le monde, toutes les choses et toutes les locations. Je m'appelle Simon et je demande pour tout le monde qui s'abonne et qui partage notre vidéo à différentes locations. Je demande pour tout le monde qui apprécie notre activité. Mes chers amis, toutes les choses c'est possible, impossible c'est insuffisant. You know that we love you so much and this is for forever as long as you stay by our side, we never let you down. Remember that we believe that everything is possible and impossible is nothing. Possible is nothing as long as everybody step outside. Impossible is nothing as long as everybody share. Like our videos to different people. Impossible is nothing as long as our enemy kneels down for us. You know that we love you so much. This is why we bring you someone who is amazing. I think everybody knows that somebody who is called Element Ele. Somebody knows somebody who his name is called Ikaze, my friend. Tuga ikaze. Thank you. Intro yawe. Intro ubundi tuyikubita kugira ngo dukandagire abantu. So bimeze gute? Oje kabisa nta kibazo papa. Yego. Ni ibintu by'agaciro, ni ibintu byo kwishimira kuba tukwakiye kuri Homeland 7 TV ndetse na Simbi TV of course urumva na nizo mbuga nkoranyambaga zose. Ndashaka umbwire mbere yuko twinjira mu kiganiro urinde. Aracyari petit frère wa Element ngibisanzwe abantu benshi nyine barabizi bakunda kunyita ko ndi petit frère wa Element bagakunda kuvuga ko abandi ngo ndanamuruta abandi ngo murasa ariko nyine bakubwira ko umwiza buretse gato nk'umudevi bakubwira ko ari wowe na Element ufite uburanga nyine uko biri kose abantu bose ni beza ariko barushanwa mu buranga bakubwira ko ufite uburanga burenze ubwundi arinde mu by'ukuri bambwira ko Element yandusha uburanga Element mwiza gusa nyine cyangwa kurusha kurya no kwisiga nta muhungu mwiza ubaho nta muhungu mwiza ubaho sinzi abantu barabizi abanyaburanga baba kuki sabaho Mr runaka nabiza ingine muri make Element afite isura nziza kandi irimo n'amafaranga ariko nanjye nizira ko neza mu minsi izaza urumva nanjye nzafite ibiceri kandi nzasa neza nzanamurusha oje hari ibintu rero biba ari nka coincidence hari umuntu nakiriye usa na Juno Kizigenza hari undi nakiriye usa na Joyeuse wa Juno ndashaka abantu kuzabahiga ngahuza Joyeuse wa Juno ngahuza Element petit frère ngahuza na Juno yego ngahuza size okay urumva yes was urumva naho bantu nyine bagenda bafite isano n'abantu ariko uyu munsi turi kumwe na Petit Element bimeze gute mbere na mbere
Oji wa Gwan aracyari Petit Frere Element barabizi cyaze kabisa ubundi imihanda yose hirya no hino nta hantu na hamwe ndumva video zanyu nyinshi zagiye zishwendinga barazibona urumva ntago n'abatanzi mu mbabare nago ari kwemera ni Petit Frere Element mu bimenye ku mbuga zanjye zose nyine tu cyangwa Benz Comedy ya hanyuma rero hari challenge cyangwa ikibazo tujya dukunda kugira hari umuntu usana King James ngira ngo uramuzi namuzi ahanini ana bajya kukubwira undi muntu nabijiji ndashaka kuzafata wowe bijiji beza ba Juno tugahura mu kiganiro ariko icyo nshaka kuvuga ni iki gikurikira ese mu by'ukuri nta munyenye ufite zuko kuba uri kwitiranwa cyangwa se kuba usana Element ushobora kubiryozwa ndetse ukaba ushobora kwangizwa ku mubiri runaka cyangwa se ugahohoterwa ku buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe no kwita ni ukuvuga kusa n'umuntu yego nibyo koko murasa ariko se kuba ushaka kubyaza amahirwe umusaruro utasabye uburenganzira nyirabwo nyiri iyo sura byo nta mpungenge wumva biguteje njye nyine n'abanyarwanda babimenye ntabwo nshaka kuvuga ngo ndi kuzamukira kuri Element uko buriya uzanarebe neza nta muntu uzamukira ku wundi umuntu azamuka bitewe n'ukuntu abantu abanyarwanda bamukunze bitewe n'ukuntu ari kwataka igihugu bari gufasha igihugu uragiye ngo baze kumva ntabwo ashobora kwataka mu buryo bumwe bwiza cyangwa ubundi n'ukuntu ari kwataka abafana content urumva none aha ngaha Element ntabwo ndi kumuzamukiraho kandi nawe arabizi mu brother ngiye ubundi imihanda kuba isura yanjye dusa ntabwo nabizira nose ubu ngubu umuntu azavuga ari igikara bizira ntabwo waba uvugana n'umuntu ngo bizira urabizi sibyo hari n'undi nabonye ugerageza kwigana His Excellence ubu ntubizi ariko uriya we aramwigana mu ijwi ntabwo agira gute ntabwo basa yego hanyuma rero Element cyangwa se umwe mu maproducer bakomeye mu Rwanda yaba yaramenye iyi nkuru akaba ngombwa ko muhura akakugurira ikawa cyangwa se akakugurira n'iyo jus cyangwa se n'ayo mata mu by'ukuri mu rwego rwo kukwishimira cyangwa akimara niba atarabyumva ni uradusobanurira ariko none niba yarabyumvise nabwo uradusobanurira Element ntabwo yabyanga ko nkora content kandi arabizi twaravuganye nta bidanje kabisa ntugara frere ambwira ati ngiye ndaje dukore content mu minsi mike cyane kuri channel yawe harya ambwiye ngo zirimo neza Homeland 7 TV Simbi TV ku Simbi TV na Homeland 7 TV ikiganiro cyanjye ndi kumwe na Element turakibahereza okay none rero ikindi kibazo cy'amatsiko ese mu by'ukuri wumva bitagutera ipfunwe kubaho muri iyi mibereho ndashaka kukubaza kuba mu mibereho yo kuba usana Element wumva nta pfunwe biguteye kuba nsana Element wumva nta pfunwe biguteye urumva bino bintu byaguturisha hasi wa mwana yabone arahari harya ntabwo rero twavuganye urumva bana okay sari ubwo ndibeshye urumva okay ubwo ze kuza mu kanya yego urumva bino bintu bituma abantu bankunda bigatuma abakobwa banyumvamo hari n'isura yanjye akavuga ati cyaza kabisa uramujeni ngiye urumva kobwa kanambye ati genda umva nanakuraza mu izina rya Yesu to the waste information that I forget you ushobora kundyamana urumva ako kantu konyine kuko uba dusa ni hiti ya danje mwana ntabwo ushobora kubibyaza umusaruro iryo zino ukaryangiza kuko Element ntabwo yandarika mu bakobwa ntabwo nshobora kuryangiza nshobora kuryangiza ariko ntabwo nakanga abana b'Imana nose abakobwa si abana b'Imana umwana w'umukobwa aje yama nuvuga ngo Element waritonda ariko turi kumva we mu dutandukanye mu mivugire yawe urumva ugaragazamo akantu kari ntabwo nemera tutaneza abanyarwanda barabizi batamfurowinga okay good ako niba nashaka abantu bikora oya ntabwo ni ngombwa kumufurowinga kuko ugomba kugira uruhare ku iterambere ry'igihugu unywa inzoga wapi unywa itabi wapi reka nkwaze ibibazo by'amatsiko ukora imibonano mpuzabitsina kangahe mu kwezi inshuro 29 mu kwezi mwana none ukwezi kugizwe n'iminsi ingahe 30 iminsi 30 ufashe umunsi umwe wa weekend sinsambana indi minsi yose nkabikora hari ikibazo cyaba kirimo ese uzi ko ubusambanye n'icyaha gikorerwa mu mubiri n'isheri wanjye tubikorana okay ni byiza niba ufite uwo mwashinganye urugo hanyuma rero ndashaka kubaza ikibazo cy'amatsiko wenda turi kuri Element nubwo tuba dutambitse wowe Element uramukunda kabisa ndirimbira indirimbo ya Element aririmba icyongereza ngiye
ntago negeze niga kaminuza, naviremo tronkomeye primaire. Okay, mbwira amazina 5 cyangwa ne y'indirimbo Element ashobora kuba yararirimbye. Yaririmbye Tombe, aririmba Amaso, aririmba Fudetwa, aririmba ambwiye 5. Yego. Ya ele barabizi walayi ntago namwinjire cyane. Ndirimbira akantu gerageza nushaka gukoresha vocal. Vocal urugero nka maso yera, maso yera, yo mani wagira ngo baranize ijwi bararikata, urumva wagira ngo bari kunyeditinga, urumva kwijwi ushobora kuririmba abantu bakampfura ngo bavuga ngo aririmba nabi, ntago abantu bose baririmba cyane. Mugira akantu ngo ele ariko samwe kuki usa na Element ukaba nta ndirimbo nimwe ushobora kuba waririmba. Nyine kuki dushobora Tombe, 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 mama, tombe, tombe, sinavuga ibyo nazi kuko nawe urabizi. Bazana kago mbanze ngire vibe. Tombe, 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 nindi tutazi. Hari indirimbo yakoranye na Debeni. Indirimbo yakoranye na Debeni. Na Kevin Kade yitwa bahita mwiki. Element indirimbo ze bwite nizo mumenye, izo ku ruhande ziba ari support yagiye gutanga. Akuzi ko Element ari wo muhanzi wa mbere urenze mu gihugu cy'u Rwanda. Ari shuwa? Niwe wa mbere. Ari imbere abandi bose bakaza inyuma. Indirimbo 5. Tuzategura igitaramo muri Beka nibwo tuzabisobanukirwa. Element nge nawe tuzategurana igitaramo. Hanyuma kugaruka kwa Urban Boys babyakiriye. Nabyakire neza bari abahungu ndabemera kabisa. Super Squad Urban Boys bari naba mbere naba kabiri kuri Element. Ngira indirimbo nibura ishobora kuri mu za mbere Urban Boys ishobora kuba yaratangiriyeho ni waba wibuka niba ubazi. Indirimbo ya mbere bahereyeho icyo genda naruruswende ariko ndayibuka bahereye ku ndirimbo bita Sindindyarya. Ntago batangiriye. Nyamara niyo yamenyekanye bahereyeho kabisa. Tukimenyana kera ni witaga kumabwire wicikine cyanguje uruta bose ni wo mwanzuro. Umwanzuro ari ashaka kuba baratangiriye niyo bahereyeho kabisa. Uratsi ndumva ko nifanaga cyari ku mutima kabisa. Mu bahanzi buranemera bakurikiza indirimbo wavuga ko ari ibihe byose Urban Boys ishobora kuba yarakoranye n'umuhanzi runaka ibihe byose kabisa. Ukeka ko ashobora kuba ari ibihe byose atari wo mu Rwanda ariko yimbwire ushobora kuba wibuka indirimbo baba bakoranye ibihe byose. Indirimbo bakoranye na Shiba bafitanye na Jack. I wanna take it off. Ahubwo ngona nkunda kumwitiranya. None tuvuga ngo it's Urban Boys the super player Zayale urumva nande ubwo ni uwo ni ntawe yanya urumva nyine bari abahanzi. Ari indi bakoranya na Timaya no mabarizo muti no muntu Nigeria. Oh baby show me love nyibagiza Rusty Nut. Of course ni ibintu byiza rero ko bagarutse mu muziki turabyishimiye. Hanyuma rero ufana amakipe cyangwa ntago? Ndayafana. Fana Rayon Sport mu Rwanda nta nindi kipe nimwe. Nindatsinze niba byibuka neza nindatsinze igitego cy'insinzi. Icy'insinzi cyamwana mu nyibutse. Okay. Rayon Sport heruka gutwara ikihe gikombe? UKEFA. Ndagusetse. Igikombe Rayon Sport yatwaye nimba itarakibye abafana bandika muri comment tukimenye. Ugiteganya kwitukuza ugasanga Element cyangwa uzakomeza kubigira? Element ntaga yatukuye. Ahubwo nyine urumva bitewe na kamera zigenda zifata bitandukanye. Hari Element uzamufatisha itunge gaceza ugasanga yabaye ntuza nyine yabaye icyondo. Ahubwo nayo yagiye kuri kamera ya danje abona nabaye inzobe. Femo za kamera ziduhindo nta muhungu witukuza, umuhungu aba ari igikaritasi. Okay, wenda ashobora kuba adafite imico myiza. Hanyuma rero ngereka nkora ikibazo cy'amatsiko wenda twatebeje tugira gute mu by'ukuri mu content creator cyangwa se intumbero zawe wumva ushaka kugerayo? Ndashaka gutera imbere nkagera kure. Ibi boro tubijyamo udashaka kuvuga ngo kandi ikindi njye nabikora nanishimisha nyine tu umva nyine ibintu binejeje kwivibingira nkikora izo video naye ndazireba nkumva ndishimye oji kandi nzanagera kure. Yego.